Ndabaramukije mu izina rya Yesu muri aho torero ry'Imana. Ndanezerewe kuri uyu munsi w'amashimwe y'itorero rya Harvest Bible Fellowship. N'ubwa mbere ngeze hano, ni nabwo bwa mbere nabona Bishop wanyu. Ndashimira rero Imana ku murariko wayo mu nzira zayo zitandukanye n'iz'abantu, impaye guterana namwe hano Imahoko. Nitwa Masumbuko Ngendahayo Josue. Masumbuko ni izina ribi, ni izina ry'amateka mabi. Masumbuko bisobanuye imiruho. Nitwa miruho. Ntabwo ari waryiyise, ndanaryanga ariko ndarikunda. Ndikunda ko riri muri Bibiliya mu gitabo cy'imigani. Tafazari mu gitabo cy'imigani, mu gitabo cya Yobu bice 10 na 14 haravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye imiruho, agakenyuka ahita nk'igicucu ntarame. Nitwa Masumbuko, namwe mwese muri ba Masumbuko. Kereka utarabyawe n'umugore. Iri jambo ry'Imana ndarikunda, ndarisoma, ndisengeramo, ngerageza gushyira mu bikorwa mfashijwe n'Umwuka Wera n'amateraniro n'abera. Nubaha iki gitabo kuruta ibitabo byose ntunze. Nubaka amagambo, ndayakunda kuruta amagambo nize mu mashuri atandukanye, kuko iki gitabo ni ijambo ry'Imana rizima. Kandi kuryizera niryo ryaduhinduye kuba abo turi bo. Turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera ijambo ry'Imana. Ndashimira ubuyobozi bw'iri torero buyobowe na Bishop Jean Damascene. Umuntu nzi ni se. Se ni wenzi, ariko Damascene ntabwo nari muzi. Se ndamuzi, yari umushumba. Nishimye kubona rero umushumba byara umushumba. Naraye musabye ko yampa témoignage ntoya, ambwira ko atashakaga kuba pastor, ariko ko yabayewe. Niba hari ibintu nangaga mu buzima ni igipastor, ariko niba hari ibintu nkunda napfira ni igipastor. Kuba umupastoro utabiharaniye, utabirwaniye, utabitangiye ruswa, utagambanye, ni ikintu cyiza, kuko ni impano iva mu ijuru ikayiguhera ubuntu utabikwiriye. Abapastoro baraha bahamagawe n'Imana, bazi uburyohe bwa gipastoro n'ingorane za gipastoro n'umugisha wa gipastoro n'amateka y'igipastoro. Mufasha abo bapastoro bonyine, abandi mubareke. Abapastoro mukomere Yesu amashyi waduhaye umurimo. Uyu munsi rero nagize umugisha wo kuba nageze hano, kandi mukanyemera mukanyakira, n'umushumba mukuru wanyu akampa ikaze. Ndashimira umuryango we, banyakiriye neza, bandaza heza. Nari maze iminsi nanutse, murabona ko ikoti ryagezemo. Nishimiye cyane, nagize umugisha rwose wo kuba mu rugo rw'abashumba. Cya kabiri, ndashimira Imana kongera kubona abapastoro tuziranye, twabanye hano, twakoranye umurimo hano. Nishimiye kubabona, nishimiye kubona Pastor Senga ngo ni sogokuru. Uriya yari umushumba wungirije, nagiye ku ishuri muri kaminuza, asigara mu itorero nari nyoboye, ayobora ururembo imyaka 4 ndahari, kandi nasanze nta kintu yangirije mu rurembo nayoboraga. Ndacyamushimira kuba Senga nongeye kumubona mu rusengero. Ntabwo nari nzi ko wabaye mu Harvest, ngenda cyari umupandekote wa ADPR.
Dumupende wuzuye pe. Nishimiye cyane kukubona mu nzu y'Imana. Hari ikintu kinezeza rero. Nasomye hariya ku matangazo n'ibyo umushumba Imana yashyize ku mutima, numvisemo ijambo rivuga ngo itorero umuryango wawe. Bibiliya ivuga ko itorero ari umuryango w'Imana. Iri torero mugize umugisha rigakomeza kuba umuryango wanyu, ariko bikaba n'umuryango wawe. Nkuko mwanyakiriye mu muryango w'Imana, muzaba mugize umugisha mutubatse idini mu kubaka itorero ry'umuryango w'Imana. Ni ikintu gikomeye. Bamaze kumikaze bambwiye ko uyu munsi ari umunsi wo gushima Imana kubw'ibyo Imana yakoze muri harvest by'imyaka 7. Nashimishijwe rero no kubona ngiye kuvuga ku mashini. Ndagira ngo dusome rero ijambo ry'Imana. Muranyihanganira ay'umushyitsi ngo atinda kunuka, sinzagaruka vuba, ariko ay'Imana yashyize ku mutima Imana ifashe kuyavuga uko Umwuka Wera yabishyize kuri iki. Ndagira ngo dusome mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, ibyo ku ngoma z'abami ba mbere, ibice 29. Ndasoma umurongo wa 10 ngere ku murongo wa 13. Ngoma za mbere ibice 29 umurongo wa 10 ngere kuri 13. Nyuma ndibwihutire gusoma Zaburi y'147. Umurongo wa mbere, simbuke nsome Zaburi y'148 yose. Nindangiza muranyemerera tuganire icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ngoma ibice 29 n'umurongo wa 10 tugere 13. Isengesho rya Dawidi. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose, aravuga ati, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Israeli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni byawe. Ubwami n'ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo usumbe, ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho. Kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Amen. Zaburi 147 umurongo wa mbere. Ndetse n'uwa kabiri. Haleluya. Ndi gusoma ntabwo ndi kuyitera. Ndasomye. Iyi Zaburi itangirwa na haleluya, bisobanura gushima Imana. Haleluya, nimushimire Uwiteka mu ijuru. Nimumushimire ahantu ho mu ijuru, mwabamarayika be mwese mwe. Nimumushime mwangabo ze zose mwe, nimumushime. Mwazuba n'ukwezi mwe, nimumushime. Mwanyenyeri z'umucyo mwe, nimumushime. Wajuru risumba amajuru we,
mushime nawe mazi yo hejuru y'ijuru. Bishimira izina ry'Uwiteka kuko ari we wategetse bikaremwa kandi yabikomereje guhama iteka ryose. Yategetse itegeko ridakuka. Murongo wa 7. Nimushimire Uwiteka mw'isi, mwabifi mwe, nimuhengeri hose, mwamuriro n'urubura na sheregi n'igihu, nawe muyaga w'ishuheri usohoza ijambo rye, namwe misozi miremire n'udusozi twose, namwe biti byera imbuto ziribwa, n'imyerezi yose, namwe nyamaswa n'amatungo yose, namwe bikururuka n'inyoni zifite amababa, namwe bami bo mw'isi n'amahanga yose, namwe abakomeye n'abacamanza bo mw'isi mwese, namwe basore n'inkumi, namwe basaza n'abana, bishimira izina ry'Uwiteka kuko izina rye ryonyine ari ryo rishyirwa hejuru, icyubahiro cye kiri hejuru y'isi n'ijuru, kandi yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe, nibwo ashimirwa n'abakunzi be bose, ari bo bana ba Isirayeli, ubwoko bumuri bugufi. Amen. Aha tugiye kuganira ijambo ry'amashimwe. Kandi kuvuga ijambo ryo gushima ntabwo biba byoroshye cyane, ariko birakwiriye. Zaburi y'147 iravuga ngo, umurongo wa mbere iravuga ngo haleluya, kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe. Nuko igikundiro kandi gushima kurakwiriye. Ni ku Zaburi y'147 ivuga. Iki gitabo dukunda kandi gikomeye twubaha, ni igitabo cyanditswe n'abantu batandukanye, ariko izi zaburi, munyemerere mufungiye Bibiliya, tugiye kuganira mu mwanya muto Imana impaye, tuvuge ku ishimwe. Ishimwe mu bitabo byose biri muri Bibiliya, guhera mu itangiriro kugera mu byahishuriwe Yohana, ijambo ryanditswe inshuro nyinshi muri Bibiliya ni ugushima. Ariko mwitegereze, muzasanga abarokore, abakristo bakunda gusenga cyane ariko bashima buke. Kubera iki? Ntabwo bazi agaciro ko gushima. Naho gusenga, basenga bakurikije imibabaro yabo, kuko Bibiliya iravuga ngo ubabaye musubize, ubabaye. Abakristo rero muri abanyamibabaro gusa. Niyo mpamvu uzabona amasengesho ni maremare, ariko ishimwe shwi. Umukristo uzi gusenga cyane yarakwiriye gushima inshuro 7 amasengesho, kuko gushima, ndagira ngo mbivuge muri aya magambo akeya ariko yamvunye. Ubu kubwiriza itorero utazi rero birakuvuna, kuko uba wibaza, mbe barangaya, mbe barabyumva. Ubu nashatse aho mpera, ariko nimara gufatisha ndavuga nindangiza nirukanke ntahi wanjye i Kigali. Gushima ni iki? Ni izihe mpamvu dushima? Mbese gushima ni iki? Murambabarira ndavuga imirongo myinshi ariko sindi busome. Abatesalonike ba mbere ibice 5 n'umurongo wa 16 na 17 haravuga ngo hari amategeko 3 agenga ubuzima bw'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Haravuga ngo
mundebe mwikunama cyane, mundebe mu maso menye ko mwankurikiye, kandi munankunde, ndabikundishwaho mu nkunde kuko nararitswe n'Imana. Numva atashaka akunda ijambo andeke, kuko ijambo ryo uryanze uraba wanze amagara yawe, kuko iri jambo niryo bugingo, iri jambo niryo Yesu. Uwanga ijambo abayanze nyiraryo, abayanze Yesu. Simvuze ko munyanga murankunda, ariko mwananyanga. None ko banze Yesu wagize ngo nige bazakunda? Abakristo bahora bavuga ya Imana imbabarire baranyanga, batakwanga se uwo wizeye ntibamwanze. Kandi yaranabivuze mu ijambo atanga iyo muravuga ngo niba barahangaye kunyanga nge Yesu, naraje nkabazanira ubugingo, narabahaye imitsima bakarya, narabazuriye abana, narabakirije indwara, narirukanye, narakoze ibitangaza byerekana ko n'Imana, bakanyanga. Aravuga muri Yohana ngo nuko nibabanga ntimugatinye, kuko babanje kunyanga, ahubwo mukomere. Icyakora aravuga ngo nibabanga mwebwe ntimukabiture inabi, ntimukanga babanga, ntimukagirire neza babagirira neza, ahubwo Yesu aravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe ibiryo, kandi nihagira ukunyaga nyabuneka agatwara umwitero uzamuhe n'ikoti, kuko nta mugaragu uruta shebuja. Nimukomere cyane. Karakanyuzeho. Gushima ni ikintu, gushima ni itegeko. Ntabwo gushima ari ukuguhendahenda, ntabwo umuntu ashima kuko abishaka gusa, ahubwo ijambo ry'Imana riva mu Tesalonike ibice 5 umurongo wa 16. Turajyanye. Haravuga ngo mwishime iteka. Niryo tegeko rya mbere Paul yabwiye itorero ry'i Tesalonike. Uyu munsi rirabwirwa Harvest. Mwishime iteka. Byanditswe, mbabarire n'inkoresha izindi ndimi, nabonye hano musobanutse mwaranize, nabonye ukuntu mwambaye, mugombe kuba mufite amafaranga. Murayafite. Bishop wanyu nageze iwe nsanga n'umukire, ariko nanjye ugeze iwanjye ntabwo noroshye. Ariko ndagira ngo ibyo ntabwo ari byo naje kubabwira. Naje kubabwira ubuzima bushima, kuko wakira ukicwa no kudashima. Wakwiga menshi ntumenye niyaguhaye akenge. Nabonye abagore hano bambaye neza bwana, amabazerish, super wax za zindi za mbere, dore amaherena, dore izahabu. Imana ikakurimbisha ariko ugapfa udashima, yakugize ukusuku. Mu gihe inyuma y'urugo rwawe hari ababuze nako bakinga, hano wabuze ishimwe. Paulo avuga mu rurimi rw'Ifaransa, mu Kigiriki aravuga ngo mwishime iteka. Ni command, ni itegeko, ni imperatif, ntabwo ari ukuguhendahenda. Handitse muri urwo rurimi aravuga ngo umukristo ategetswe kwishima iteka. Kamvuge mu gisirikare, kuko na hano barahari n'ababaye bo bambabarire. Ni order, siyo maombi. Kwishima ni order. Utegetswe kwishima. Abafilipi Paul yavuze iryo jambo aravuga ngo kandi mujye muhora mwishimiye mu mwami iminsi yose. Iyo bavuze iminsi yose, ni iminsi mibi n'iminsi myiza, wariye utariye, wanyoye utanyoye, bagukunda cyangwa bakwanga, ugomba kwishima. Ariko munyumve, ntabwo ari ukwishimira ibiraya, ahubwo ni ukwishimira mu mwami iminsi yose. Kuki twishimira mu mwami iminsi yose? Yatuguze igiciro kiruta isi n'ijuru. Gukizwa ni igitangaza kiruta ibitangaza byose wakorewe. Data yapfuye adakijijwe, mama yapfuye yenga marwa ari umusinzi, bene wacu nzi nabo tuvindimwe, nabo twiganye muri kaminuza, bapfuye bafite ibyaha batarakiriye. None mwakijijwe n'ubuntu kubwo
kwizera ntibyavuye kuri mwe, ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo mutirata iyi mirimo, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguye kera isi itararemwa ngo tuyigenderemo. Niyo mpamvu dukwiriye guhora twishimiye mu mwami. Urumva bise ntabwo ari ukwishimira mu mubiri, ni ukwishimira mu mwami. Iryo tegeko rikaba rireba abakijijwe bose, uhereye kuri bo hejuru kugera ku muzamu wakijijwe, uhereye kutunza izahabu kugera ku muntu uca inshuro mu bisizi, uhereye ku muntu wubatse urusengero yatanze umufuka, hakaba hari n'utarayabonye ariko akarara asenga. Mwishime iteka. Iryo ni itegeko rya mbere barokora. Irya kabiri, musenge ubudasiba. Gusenga ntabwo ari uko byacitse, gusenga ni ubuzima. Prier sans cesse. Ombeni bila kukoma. Nibutse bene wacu w'Abakongomani. Mimi ni Mkongomani kazaliwa kabisa. Na jina langu Masumbuko. Nimezaliwa Kongo hapo ngambo. Nimeokoka Kongo, nimesoma Kongo, nimeoa Kongo, niliishi Kongo, nilibarikiwa Kongo. Sikia neno la Mungu. Furahini katika Bwana siku zote, hata katika siku mbaya za vita. Mkristo sharti afurahie Bwana. Icya kabiri, musenge ubudatuza. Iyo bavuze ngo musenge ubudasiba, Abanyarwanda bagira ngo wenda udasiba kuwa mbere ugasenga. Oya, musenge ubudasiba. Ujye usenga utetse kugira ngo hatagira umwana wundi winjira ukareba nabi kandi utetse. Ujye usenga uri kwiduka kandi ujye usenga ucuruza inyanya kugira ngo utarwana n'umurokore bajya bapfa inyanya mu isoko. Umukristo akwiriye gusenga iteka sans cesse. Ujye usenga yewe bishop, ujye usenga. Gutangira itorero biragora, ariko hari igihe rigera hagati rikabiha, ryabiha utarasenze ukabivamo. Ujye usenga ryaryoshye, kuko hari igihe riryoha bigasharira. Umukristo ategetswe gusenga ubudatuza. Ijambo rya nyuma, kandi mu bibaho byose. Mumbabare muvuge ngo byose. Haleluya. Ngo mu bibaho. Iryo jambo byose niyo keyword. Byose niho ruzingiye. Kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Niyo mpamvu dukwiriye gushima Imana mu bibaho byose, kuko ari by'Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Ni amategeko atatu y'ubukristo: kwishimira mu mwami iteka, gusenga ubudatuza, kandi no kuba mu buzima bushima mu bibaho byose. Mushimira Imana harvest imaze imyaka 7, ariko ishimwe rye kurangirira hano, ahubwo mushime iteka ryose muri byose, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Gushima ndagira ngo urinote uritware, ni itegeko ry'umwami. Abaswahili baravuga ngo asiye shukuru ni kafiri. Umuntu utazi gushima Imana ni incirconcis, ntiyakijijwe. Asiye shukuru Mungu hakutahiriwa kiroho. Umuntu utazi gushima Imana ntabwo yavutse ubwa kabiri. Ndagira ngo mbabwire ngo ikiranga umukristo wavutse ubwa kabiri, umukozi wahamagawe, ishimwe rikwiriye guhora mu kanwa kawe iminsi yose mu mwami. Paulo yavuze gushima. Ndagaruka kuri iyi nzu njya kurangiza. Paulo yaravuze kandi yari mu ngoyi, aravuga ngo ndashimira umwami. Murumva ukuntu ashimye musho? Uzi ko hari abashumba batazi gushima Imana yabahaye umurimo. Ndashimira umwami watekereje ko ndi uwo kwizerwa. Bwana sifiwe sana.
ndashimira umwami watekereje ntarabaho Masumbuko, abona ko Masumbuko azaba umushumba. Paul atanga iryo shimwe, aravuga ngo ndashimira umwami wantekereje akabona ko ndi uwo kwizerwa akangabira uyu murimo wanjye. Ati kandi nubwo nabanje kuba umutukanyi nkarenganya itorero nkica abakirisito ngahemukira Sitefano nkanezezwa n'akarengane, atariko yarabimbabariye ku musaraba maze ngabira umurimo wo kwamamaza inkuru nziza. Mukristo mbere yo gushimira Imana ibirayi n'amata, shimira Imana yaguhaye agakiza n'ishimwe rihatsani. Paul aravuga ngo rero ndashimira Imana. Hari abantu batajya baha agaciro uyu murimo bakavuga ngo bahemba nabi. Sha bahemba nabi nzajya mu ijuru. Ndakure indi mirimo yose itaishia hapa. Ubu bucuruzi mureba na business n'ibindi byose birakorwa, nanjye nzi gushaka. Ntimugire ngo mbayeho gusa ndahenda ndashakisha ngo ndebe ko nabaho kugira ngo ntamwara. Naherutse kujya korora ndabana ndebe ko hari abana banjye babaho ko amaturo ntiyambeshaho gusa. Ndorora ngura isambu muri Zaire njyana y'inka, nafashe umwenda w'abanyi miliyoni 6, ngura hegitari nk'8, ngura n'inka nshirayo. Ejo bundi barazishoreye zose. Ariko mushima Imana nyiri ibihe byose inyuranye ibihe n'imyaka. Rimwe bayakugize icyo ugaseka, yagira icyo ukarira, ariko Bibiliya ikavuga ngo mushima Imana mu bibaho byose kuko ari by'Imana ishaka muri Kristo Yesu. Ijya ibyaza umusaruro ibyo wita ibibi. Gushima, ndagira ngo nihuta. Iwacu hari umugabo aho nakuriye mu mahanga yajya avuga ngo uyu muntu adaheruka kunywa urwagwa ngo bakamuha karahuri ngo ahita asinda. Noneho ngo iyo nzoga isindisha umuntu kandi atari nyinshi ngo bayita inzibura musaka. Nzibura musaka. Ubundi hano ku Ruhimbi hari igihe tuhagera waba udaheruka kuvuga ijambo warivuga ugasinda utarasoma. Ndumva nongeye kwigishwa gushima Imana. Ndumva nongeye gushima Imana, ndumva nongeye kwigishwa gushima. Gushima ndashaka kuvuga ya magambo nasomye. Kuki gushima Imana nubwo ari itegeko, kuki dushima? Iyo umuntu ashima ntabwo abareba umuntu. Amen. Iyo umuntu ashima Imana, ndagira ngo munyumve neza, abareba ububasha bw'Imana. Muze kwisomera abasatuzi batazabamara, bazabamara. Uzi ko abasatuzi ahagarara kabwira ati iravuze ngo yati ragando ikujyanye i Burayi. I Burayi saba icyo kabyara. U Rwanda ruruta Burayi n'ukuri kw'Imana. Basibaho ngo n'ukuri ntibakabakange. I Burayi barasambana, i Burayi bariba, i Burayi banywa itabi, i Burayi abana bananiye ababyeyi. Nkuko natwe hano bariba barasinda, ibiyobyabwenge biri hano. Mbese muza ahantu heza ni muri Yesu gusa, n'ahandi hose ni mu isi. Bibiliya iravuga ngo iyo ushima Imana uba ureba Imana mu maso. Reka mvuge amavokabulere yerekana ishimwe rya Dawidi, wumva icyo yavuze. Ngo nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro. None abantu basigaye bafite isoni, ntushobora no kuvuga iby'Imana yagukoreye ngo batazakuroga. Ariko nutavuga iby'Imana yagukoreye ninde uzabikuvugira? Ndagira ngo mbwira abarokore, nta ushimira undi. Hakuna mtu anaweza kushukuru pa nafasi ya mwenzake. Hata uraho urakabyara, uraho nakubonye. Nta muntu ushimira mu mwanya wundi. Kila mtu, umuntu wese ashima
Imana yabonye. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye gushima Imana hari ubura amagambo akaririmba, undi akavuga ati nabuze uko mbishima akandika igitabo, undi akabura ukuntu ashima Imana akikorera imifuka 1000. nta wimusabye akaza agatura fusori akavuga ati kuby'Imana yankoreye ndayimena hariya ntihazagira n'umuntu ubimenya, akagenda avuga ngo ndashimira Imana yangiriye neza, kandi na bishop ntazamumenye. Aba yabonye Imana, aba yabonye n'imirimo yayo, kandi Imana yagukoreye batumanyeho ntayihuriye niyo yankoreye. Buriya buri muntu wese Imana imugenera uko ishaka. Ajyanye korerera imitwaro, niwe data kandi niwe ma nguku kwajya ntunga burimu, ajya ndamira muri ibyo byo burimu sazajya mpimbara, iryo ni sezerano. None izaguha nizo yamaye, none ibyo wanyuzemo ibyo nanyuzemo, ibya Inyasi biramureba, n'ibya Masumbuko biramureba, n'ibya batumanye biramureba, n'ibya sogokuru biramureba, n'ibyo umuhungu we biramureba. Mbe urahosha ngo nawe wabaye pastor warakoze. Iyo mbonye umwana wa pastor abaye pastor nabandi karibu sha, karibu mu muhamagaro utarangira, kandi kazi kose karashira, ariko kubwiriza ubutumwa ntibirangira pe. Niyo waba warapfuye ibyo wabwirije biracyavuga, niyo waba wararwaye kanseri ibyo wakoze biravuga. Gushima ndagira ngo mpasome muhumve. Dawidi ngo aricara ngo aravuga ngo mumbabarire sinze ntaranywa. Iyo umuntu ashima abareba Imana, kandi yayishima akavuga karakteri y'Imana. Ntavugi umuntu, ntavugi inka, ntavuga amafaranga, akavuga kameremere y'Imana. Nimwumva uko Dawidi yashimye, mbese mwamenye cyatumye ashima? Yabonye abantu batura amaturo yo kubaka inzu y'Imana, nawe aturaye. Bwana sifiwe sana. Uzi ko hari abakristo batura abashumba ntibature? Wari ubizi? Uzi ko hari igihe abashumba batura abakristo ntibature? Nukuri. Abonye baratuye ngo batura amaturo y'ibirundo, ngo nawe arahagarara abwira abantu ngo ndanezerewe, ndashimira Imana ya Isirayeli yakoze ku mitima y'ubu bwoko bwayo bituma dutura ibingana gutya. Arangiza avuga ngo niyo mpamvu ngiye gushimira mu materaniro nkavuga gukomera kw'Imana. Nimwumve ibintu yavuze byo gukomera kwayo. Ntabwo nabirangiza ndabisoma gusa ubyumve. Baravuga ngo Imana ya Isirayeli, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isirayeli, uhimbazwe iteka. Uwiteka, umva uko yavuze Imana. Uwiteka icyambere gukomera n'imbaraga n'icyubahiro. Mwumvise ibyo bintu nta mafaranga arimo. Gukomera n'imbaraga n'icyubahiro n'ibyawe. Ngira igishimwe rya Dawidi. Arangije kandi asubiramo aravuga ngo si ibyo gusa, no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru byose n'ibiri mu isi n'ibyawe. Hari abantu bajya badukanga, yaba yatuye akatubwira ngo genda atanze miliyoni yawe se, ugashaka kuba nabimenye ko ari wowe yatanga yawe se. Dawidi aravuga ngo ubutunzi, icyubahiro, gukomera, imbaraga, ibiri mu isi byose n'ibiri mu ijuru n'ibyawe, ahubwo ibi tuguhaye tubikuye mu byawe, none tugusubije ibyawe. Haleluya. Nukorera Imana, imbaraga ukoresha n'iz'Imana. Nutura amaturo utanga n'ay'Imana. Nuzana amasima, isima yaremwe n'Imana. Wowe uzi gukora sima wowe? Aravuga ngo ibi byose ijuru n'isi n'ibyawe
niyo mpamvu ibyo twakoze ku bwawe Uwiteka n'ibyawe waduhaye twenzamo turaguha. Kubw'iyo mpamvu icyubahiro cyose kibi cyawe Mana waduhesheje gukora uyu murimo. Mukomere Imana amashyi kubw'iri torero. Ibi mwakoze si ibyanyu, ni iby'Imana. Gushima bituma umuntu abona Imana. Karavate ya mbere nambaye ngeze i Rwanda nayiguriwe na Bizimana Inyasi, kandi buriya ntabwo abizi. Uracyabyibuka? Inyasi uyu natahutse nje mu Rwanda rwatubyaye muri 1996. Naje pieds nus, Bishop wanjye naje pieds nus, migurukanya nta na bodaboda. Naje nahinnye ipantaro igeze hano, nambuka kuri petite barriere hariya. Mugiye kuvuga ko ngiye kubacyurira se? Wajote wowe, wajusotesha. Ngenda vuga ibyanjye ndi kugira ngo wumve aho gushima bikomoka. Gushima bikomoka mu mutima warebye Imana. Ndaza nta nkweto ngera mu Rwanda, nari mfite ibiro 47, mfite umugore n'umwana. Wari wabona umugabo ufite ibiro 47 wowe? Ubu wamenya ko nabigize. Iyo mutubona tugenda mu modoka wagira ngo hari izo twambukanye. Wagize ngo nuko Bishop yarameze. Sinzi ubuhamya bwe, ariko ndabizi nzi ko nawe hari aho yavuye hatari heza, hanagoye. Gushima iyo ubonye Imana, ubona imirimo yayo, bikagutera gukora nta uguhasa. Mubashyushye mubaririmbishe chorus ngo y'umuriro yikisi icyo kabyara. Tekereza ku Mana urebe kudatanga nta ugusabye. Ubwo nibutse ko nagiye pieds nus, none uyu munsi maze imyaka 24 ndi umushumba, ngenda mu modoka ntaguze. Niyo mpamvu ntazahemukira itorero. 24 aba bose barabizi. Imana yabansumbishaga mutari bakuru, ikora icyo ishaka mu ngabo zayo. Ishyira hejuru bamwe, abandi ikabacisha bugufi. Uyu munsi ikagushyira hariya ku gasongero, nimugoroba ikakuzana ku birenge hasi, kandi yarangiza ikakubwira ngo nshima naraguhamagaye. Imana ninyuranye ibihe n'imyaka, ishyira hejuru igacisha bugufi, itanga ubuzima, ikazana indwara, irica, igakiza, igirira neza abantu, kandi ibabaza abantu, kandi muri byose igahindukira ikitwa Imana. Mu bibaho byose muhore mushima Imana. Imana ni nyiribihe byose. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Abayikoreye uzikorera amaboko barabashutse, barababeshye. Ukorera Imana bakakubamba. Simoni yakoreye Imana, Yesu nyir'umurimo aramubwira ngo Simoni, Pastor ndashima Imana ndashaje. Ubu namaze gukandagira mu myaka 62. Ubwo sinaje. Abayifite rero umushima Imana. Ntawayikoreye ngo uzagira ate? Uzikorera amaboko. Hanyuma kanseri, hanyuma igifu, hanyuma prostate uzayicika se? Hata upake poda, upake kliatoni, uso unakata, maana uzee unakuja. Huna wewe huna, chakulingia huna, huna dada huna, wewe chakulingia huna. Hiyo sura yako unatutisha na. Kama ndebo ko ndakayobe, wamenye ko nari inzobe. Mubaze bisenga, nari inzobe none nabaye inzoberanye. Nukuri kw'Imana. Uso unakataa,
hano mu maso hajya hanga umuntu agasaza, uwari inzobe akamera urwakanakana nk'imfizi y'ingweba, kandi yari agasore gatunganye cyane. Ariko nagira ngo mbabwire igituma dushimira Imana. Naho umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahinduka mushya uko bukeye iyo yibutse ko Yesu azaza. Gushima Imana, uhita ureba Imana. Ndashaka kuvuga ibintu bitatu sose. Zaburi ya 48 yavuze ngo nimushimire Uwiteka mu ijuru. Ndashaka kubabwira ibintu bitatu. Icyambere, Imana bayishimira he? Dore ahantu bashimira Imana mu ndebe. Iyi Zaburi iravuga ngo mushimire Imana mu ijuru. Niho hambere bashima Imana. Icya kabiri, mushimire Imana mu isi hano imahoko. Impamvu ituma bashimira Imana mu ijuru ni iki? Hari abantu batazi ko mu ijuru bashima. Ebana, hari abantu Imana yaruhije nuko bataruha. Mu ijuru hari ibyaremwe, hariyo n'abasaza badasaza nka Nsenga na Masumbuko. Habayo n'abakuru 24, habayo n'ibizima bitabarika, habayo n'ingabo zo mu ijuru zibayo mutareba. Kandi buri muntu wese wubaha Imana afite marayika ugendana nawe. Niyo mpamvu Simoni bamubwiye ngo yaraje kumanze ku rugi abanyamasengesho ati numvise ijwi rya Simoni. Abandi baturasaze batahubwo ni marayika we. Buriya tugira ingabo shaho ziturinda. Iyo zitaturinda tuba twarashize n'ukuri kw'Imana. Ariko iziturinda impanuka, ariko ziturinda amarozi. Uzi ingabo ziturinda ibyago, uzi ingabo zibana n'abera, uzi ko zigeze zirinda Simoni Petero aboshye ari hagati y'abasirikare 16 muri gereza azira ubutumwa bwiza. Ngo arangije ingabo zo mu ijuru ziraza zimukoraho. Icyama ngo Imana iwejesha amaso yanyu mushime. Imana iturinda ibyo tutazi n'ibyo tuzi. Nimwumve rero mu ijuru ukuntu bashima Imana ngo yemwe nimushimire Imana mu ijuru ryo hejuru y'amajuru. Arama ngo yemwe bamarayika mwe nimwumve umuntu ukuntu afite agaciro. Muzi umuntu wavugaga ibyo wategekaga abamarayika ni Dawidi. Niwe wanditse iriya Zaburi. Ko mudafashwa n'abakanze. Dawidi yaricaye yibutse Imana abwira abamarayika hana tahaye abantu. Dawidi utagira isoni ategeka ijuru. Araritegeka arangije afata inanga aririmba bati nimushimire Imana hano ho mu ijuru. Nimurebe ishimwe ukuntu iyo ryamaze iyo wabonye Imana ukuntu utegeka n'ijuru n'ikirere. Ngo arabati nimuyishimire hejuru y'amajuru yose. Mwabamarayika bo mu ijuru nimumushime. Namwe ngabo zo mu ijuru nimumushime. Ngo arangiza arahindukira aho ni mu ijuru. Munyumve neza. Ngo namwe ibicu n'ukuri kw'Imana. Ariko muzi ukuntu bijya bisohoza umurimo. Ibicu n'ukuri. Nkunda ijambo ry'Imana. Nta kintu Imana yaremye kitatwigisha. Nigenza nari nkiri umusore, nari mfite imyaka nka 45. Icyo gihe nari umunyamabanga mukuru wa DPR. Nari igikenya sinyetire yanjye yararyanaga. Baba batumanyeho bajyaga kundamutsa bagashyira amaboko yombi kandi baranduta. Ariko shaho icyubahiro kigiye nta n'uguhamagara. Ariko niyo bataguhamagara Yesu avugana n'umuntu we iteka ryose. Niyo mpamvu gushima Imana ni byiza. Icyo gihe nari mfite imodokari, natwaraga imodoka muri 120. Nta kamera zari zihari kandi nari umusore mfite igituza hano n'amafaranga menshi. Nirirwa muri misiyo, yagiye muri Amerika, yagiye muri Sweden. Avuga nti yes. Yes. Now iminsi zanterura. Iminsi giterura. Imana igira ngo
yagira icyo ugaseka. Ndashimira Imana, haleluya, mumbere Imana icyubahiro. He, nimugoroba utari ku Imana twapfuye ikikweri, Imana irampora ikikweri. Abakubonye ku ruhimbi hari utegesha abantu wareruye n'amaboko, none nimugoroba uri gutuka Imana ugatuka n'abantu bayo. Ihane, Imana ikwiriye gushimwa mu bihe byiza no mu bihe bibi. Imana ikwiriye gushimwa ibihe byose. Ndagira ngo mwongere mushima munishime. Yesu ari ku ngoma, nta kimubuza gushimwa. Icyo gihe rero nari ndi kugenda mvugiriza ntwaye imodoka, mu kanya gato mumbabarire. Ndi kwirukanka nari ngiye Cyangugu mu murimo. Ninjiye mu ishyamba rya Imana itereka rekura umuhungu mwereke ko ndi Imana. Inzanira igicu cya rukoko. Kandi ubwo inama nayiteguye igihundwe barategerereza hejuru. Izana igicu cyo muri Nyungwe. Ncana spotlight zanga kumena. Noneho ntagira kugira nti nkatandagwa munsi y'umuhanda. Ningira ntandagongana n'ikamyo. Ndacanashwe. Cyamo eswi glace. Ijwi riramura ngo parika sha. Ubundi wajyaga. Ubwo nkuje. Imana yarayigitubwira ngo parika. Ntimumenye ko bababwiye ngo muparike maze mugahomboka uraho. Nivuga ngo parika, igiza n'igicu imbere yawe ntumenye aho ujya, kandi nimara kukizana ujye uyibwira ngo yewe utegeke ibicu we, mbiki cyo kiravuga iki? Mu ijuru Imana ikwiriye gushimirwa. Mu ijuru haravuga ngo yewe zuba, nawe kwezi, nawe nyenyeri zimurika, nimushimire Imana. Niyo mpamvu ituma ijuru rikwiriye gushima Imana. Musome ku murongo w'epfo wa 5 haravuga ngo kuko yategetse karemwa. Mu Imana icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire ko nta kintu na kimwe wakwihimbira ngo werekane ko Imana atari yo yagikoze. Muraho neza? Aya masambu dupfa n'ubutaka bwa Kristo. Nukuri ko Imana. Aya matafari mwiratana ya ruriba n'ubutaka Imana yari. Uyu musenyi, aya mazi yatutwaye abanyarwanda ni Imana yayazanye. Niba mutazi ku Imana musome yo 12:12 iravuga ngo yimana amazi agakama ngo yayatanga akubika isi. Umva iyo Mana ra yo 12:12 iravuga ngo iyo nigira ubwenge n'inama no kumenya ngo iyo imanya amazi arakama ngo ariko yayatanga akubika isi. Kandi ngo igijyana batambyiho iminyago ngo n'abacamanza ikabajijisha. Ngo kandi niyo yonyine ngo igira ikirema ikagikomeza ikagishyiraho, kandi ngo imaze kubikora icyo ngo ikavuga ngo mwese mushime. Imana ishimirwa mu ijuru. Aha kabiri, Imana ishimirwa mu isi. Ndagira ngo mwumve mu isi abantu bakwiriye kwishima bari hano Mahoko. Mwabyumvise ngo namwe bami, muranywa, namwe bami bo mu mahanga yose mu mushime. Icya kabiri, namwe batware yemwe bakomeye b'Imahoko mu mushime. Icya gatatu, namwe basaza basogokuru mu mushime. Namwe basore mu mushime, namwe nkumi mu mushime. Kuki mukwiriye kumushima? Nuko Imana yihamagaye mu bami irahamagara. Haleluya. Hari abantu bajya bavuga ngo nta bami bakizwa. Uyu dusoma yari umwami w'igitangaza. Yemwe bami, buri muntu wese ni umwami mu rugo rwe. Buri muntu wese arakomeye mu rugo rwe. Ndagira ngo mbwire abagabo baraha, barabona umugore atakwita umutware. Umugore wanjye yari afite abashyitsi mba namuzanye. Bisho, urebye umugore wanjye uko angana, wagira ngo naramucuze. Angana gutya. Uwo ni munini. Kandi n'icyo gihe, igihe nari muto mfite 43 yanyitaga umutware. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ihamagara hireba ubunini, hireba ubuto, hireba amafaranga. Iraguhamagara ikaguhindura umwami n'umutambyi mu rugo rwa data. Kandi Imana yacu imaze kubikora iryo, irahindukira ikavuga ngo ujye ushimira icyo nakugize cyo. Ishimwe
bituma utibagirwa Imana. Ishimwe riravuga ngo namwe bana bato muyishime. Kandi soza usomeza buriya 50 ikavuga ngo nuko ibihumeka byose ngo bigire bite bishime. Navukanye n'umuhungu twararerana yitwaga Ndeberi. Uramuzi? Ndeberi wo kwa Rukara rwa Mitari. Yari umusore sha. Yaragufataga ukinyaraho. Agufashe gusa. Nukuri mbabwira nukuri. Twaramutinyaga. Ndeberi yatambuka badata nabandi bakiruka. Bati Ndeberi nguriye. Ndeberi yagize atya arazima. Arazima pe turamubura gukomera kurashira. Niki natanze njye utaragiraga ibiro kabagejeje muri 60. Ndeberi yarazimye kandi yari yarahahamuye igihugu. Ujye ushimira Imana kuba ugihumeka nishimwe rikomeye ntacyo watanga ngurame. Aba mwavukanye uyu munsi barasinzira ariko wowe uracyari ibihumeka byose bishime Imana. Nakakuka gakeya. Ejo bundi twaherekeje umupastor umushumba wacu witwa Theogene. Nijye wamusengeye ndi umushumba w'akarere ka Nyarugenge. Namusengeye 2018. Arangije agira ububyutse mw'abagabo mwe. Namusengeye sase asati. Yemwe barobanura ku butoni. Hayi data warebye inzu twamusohoyemo tujya kumwambika umusaraba. Ariko umunsi tumusengera Imana iravuga ngo ngiye kugukomeza uzakomera. Ngiye kukwamamaza uzamamara. Nzagukura muri uyu mwobo nzagutuzanya n'abakomeye. Ibikoze mu myaka 2 uwa gatatu iti ndagucyuye. Niyo mpamvu ukwiriye gushimira Imana ukiriho kandi ukayikorera bikitwa none kandi ukihana bikitwa none. Ejo sahange nawe ejo naho Imana izi uko abantu bazaba ejo ntabwo nashingo. Nukuri twashinguye abantu bakomeye benshi muri iki gihugu. Nta muntu watabawe nkuko Theogene yatabawe. Twabuze aho tunyura imodoka turazisiga. Yashinguwe n'abasirikare, yashinguwe n'abayobozi b'inzego za leta, yashinguwe n'amatorero yose. Yavugaga ijambo ry'Imana ntabwo yari vuga iwacu muri ADPR ahantu hose. Kandi urebye ahantu yavugiraga ijambo ry'Imana mushumba yaramanukaga akajya hahandi hepfo aho bita muri Dobandi. Akasasa ibirenge hasi akaganira imvugo y'abamayibo. Atawati yego man bati yego man. Tuvuge Imana na Yesu wacu yamara kubabyinisha akababwira atari ko sha mwari muzi ko nanywaga kuri mugo bati ye none usurya ati Yesu n'umwami bati Yesu n'umwami. Twabatije mayibobo abantu bihanyura umugi na Imana iri kumukorera imirimo vuba. Wimuherekeza uzaherekezwa n'iyi usibye kutubwira amakoti n'amawagisi n'ibirayi n'ibitoki. Ukatubwira ko ufite amasambu n'amasoro. Muzi soro bazampambamo. Mfite inzu nziza ahantu muri Kigali Imana yampaye. Twavuye gushyingura Theogene ndavuga nti bazampamba muri 1.5 metero. Ndebye rusoro ahantu tugiye nibuka ikibanza mfite. Ndavani buriya nta nubwo bampana 4 metero si 4. So nuko ntazo. Hari igihe wabivunikiye kabisa nkabirira ijoro none isambu yanjye uko mundeba ko nakwereka. Iyi ni isambu yawe bazaguhamba muri 1.5 metero. Ni nayo mpamvu abera mukwiriye kwibuka ko ariko twabweho iwacu uri mu ijuru niho dutegereje ko umukiza azava uzahindura uyu mubiri w'igisuzuguriro akawushushanya n'ubwiza bwe. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ubumeze nk'ibisukwa ku gicaniro. Igihe cyanjye cyo kugenda kirasohoye. Ariko avuga ijambo ryiza arayishima ati kuva Imana impamagaye narwanye intambara nziza, narinze ubutumwa bwiza, sinigeze ngoreka ijambo ry'Imana. Ibisigaye mbikiwe ikamba umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Ariko ati sigewe ngenyine ahubwo n'abandi bakunze kuboneka. Muraho mushima Imana yaduhamagaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gituma dukwiriye gushima nuko Imana ari umukunzi ubwoko bwe.
ubwoko bwe n'ubuhe n'iri torero. Hari ikintu dukwiriye gushimira Imana, nuko turi abakunzi b'Imana. Muzi abakunzi b'Imana aho bakomoka? Ndagira ngo mwese muhavuge. Yohana 3:16. Mubivuge? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yakunze abakunzi bayo. Abakunzi bayo ni itorero ryayo. Dukwiriye gushima Imana yaduhaye icyo bita special grace. Yaduhaye icyo bita special grace. Musho, reka ne gusakuriza itorero mbabwire. Uri ibi bintu mundebe hano. Mundebere hano. Mfite amatwi abiri. Mfite amazuru abiri. Mfite iminwa ibiri. Mfite amaso abiri. Mfite amaguru abiri. Mfite amaboko abiri. Hano hari hejuru no hasi. Kimwe gishushanya gihonomo, ikindi gishushanya ijuru. Ujye ugenda uzi ko muri wo mumbabarire ntawe ntuze urutoki. Urimo gihonomo, urimo n'ijuru. Nuhitamo neza ukemera Yesu, urabuhisemo ijuru. Nuhitamo nabi, gihonomo ikurimo. Kandi uzajya ugenda ushya ubyumva. Abantu batangiye gushya bakiri hano pastor. Urasamba nawe ukabwiriza, uri muri gihonomo. Uri gushya wumva n'ukuri kw'Imana. Urabesha kandi ukajya kwigaburo ryera. Uragambana kandi ukaba umupastor, uri muri gihonomo. Cyane. Muzi gitume ibintu bibiri mbibabwiye. Ibi mureba bibiri. Yesu yaravuze abantu bazaba baryamye ku buriri, ari umwe azagenda, data wa twese ugira neza we, ngo abagabo babiri bazaba basya ku rusyo rumwe. Si Bibiliya twese tubwiriza? Umwe azagenda, ngo abagore babiri bazaba bari mu murima bahinga, umwe azumva ijwi undi yere kuryumva. Yazize iki? Yazize ko atamenye ko Yesu azaza igihe tutamutekereza. Ndagira ngo soze babwira ko gushima gukwiriye. Gushima kurakwiriye. Gushima kuraboneye. Gushima. Subiremo, gushima ni itegeko. Kwishima ni itegeko. Gusenga ni itegeko. Gushima kurakwiriye. Dukwiriye gushima Imana mu bibaho byose. Dushimira Imana yaduhaye urusengero. Dushimira Imana yabakoresheje iby'ubutwari. Ariko dukomeze dushimira Imana bitari n'iby'urusengero, ahubwo tuyishimire ibibaho byose. Dushimira Imana abana twabyaye. Dushimira Imana. Hari abantu bavuze ngo njya mbura ukuntu nyishima. Wabuze uko uyishima kweli? Wahimba indirimbo? Wabuze uko ushima Imana? Ntabwo ujya ureba ko wahetse. Hari abari muri urusengero batagira kana. Wabuze ishima? Kandi nagira ngo bamenyeshe ngo n'abariya batahetse wari uzi ko bajya bashima? Bajya bashima. Hari umugore wavuze ngo wari ingumba yishimye nk'ubyaye barindwi. Uzi umwuka wera yageze mu mupfakazi, arahindukira akabwira Imana ngo yewe mugabo w'abapfakazi ndagushimiye. Kandi umupfakazi agashima Imana akanayikorera mbe mushumba. Muzi ko Isirayeli yanze kugaburira Eliya agatungwa n'umupfakazi w'Isarefati. Se mwagize ngo Imana yabuze abakozi? Abakozi si abakire nyakubahwa. Abakozi ni abemeye gukorera Imana, ariko abakozi si uko ari abatunze byinshi. Gutanga si uko ari byinshi. Gutanga ni umutima wa Kristo. Gushima ntabwo ari uko wabonye ibitangaza. Gushima ni uko wabonye Yesu. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima Imana, kuko ari by'Imana dushakaho muri Kristo Yesu. Akantu nashatse kubabwira kuri Inyasi, vuya muri Kongo naramurebye, araza nsanga ku rurembo hari umushumba yari Sirasi yarinde, wari umushumba w'ururembo. Arahari, aravuga ati yosha, ambwira mu Kigoyi, ntabwo Ikigoyi nari nkizi n'ukuri, wacu ntabagoyi babagaho. Kandi mu bantu bavuga Ikigoyi cyiza kiryoshye Inyasi ndamukunda, arakivuga kikaryohera pe cy'umwimerere. Ambwira mu Kigoyi, ndavuga ni iki Kigoyi kiri kuvuga ngo kira ngana n'urushinge. Arangira amwe sha uzaze muri ma uko mbemwa, uzaze kuvuga ubutumwa mbemwa, turaza tuzana mu rusengero. Noneho
kuko nari narambutse nta n'inkweto nuko nari naguze udupantufure twa DH muzi uko abakongomani bahitaga double hungwe DH nari nambaye DH n'agashati nta gakoti ndaza ndabwiriza umuriro hano uraka inyasa arafashwa turasohoka anjyana mu isoko angurira ishati angurira karuvati iyo karuvati ndayizi mfite n'ifoto nzayikwereka angurira karuvati angurira ishati arangira hamwe nduzongere kujura inzira mu rusengero rw'Imana wambaye agashati gusa uje urashiramo na karuvati ndabwo Imana yagumwuka wera ngo kwime karuvati ubusa wagize ngo arabizi uwagize icyo akorerwa niwe ubyibuka nawe uwabikoze arabyibagirwa Imana ikazabimuhembera mukore bicitwa none maze mubone uko mushimira Imana ubwo wari ubizi ko wambaye karuvati arangira ajya kumpa n'amagi yakundaga koka uracyanywa koka wapima se ugapfa yemwe bantu bakamye amashimwe yemwe bantu batakibuka gushimira Imana ndashaka ko dusenga Imana ngo tubwire Imana ngo turemere amashimwe muhaguruke dusenge Imana ituremere amashimwe wibuke gushima Imana Dawidi umwami niwe muntu wa mbere wavuze gushima kurusha abakene ntugasenge menshi wibagirwe gushima kenshi ndagira ngo uyu munsi dushimire Imana imyaka 7 mu maze ariko dushimire Imana imirimo yose Imana yadukoreye mwari muzi ko uyu muntu yibutse imirimo y'Imana yamukoreye afashwa atasenze upfa kubitekereza Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera Haleluya nibutse iminsi gatekereza umurimo w'intoki zawe nkibwira ibyo wakoze byose umutima wanjye ukuramburira amaboko kandi umutima wanjye ukamera nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa ndagira ngo umuntu wese yibuke umutwe muri we mu mutima uribuka iby'Imana yakoze uzi ukuntu icyaha cyari cyarakurembeje ariko uribuka iby'Imana yakoze kugira ngo ukizwe uribuka iby'Imana yakoze kugira ngo ugihagaze uribuka iby'Imana yakorokoye uko bingana uribuka numara kwibuka utega amaboko uyibwire ngo sinjya ngushima uko bikwiriye ariko uyu munsi ndashaka kugushimira kandi nuyishimira uririmbe utura amaturo ukora umurimo w'Imana ukora ibintu byose ushobora gukora ubwira Imana ngo kubw'icyubahiro cyawe ni neza wangiriye ndasaba umushumba mukuru kugira hino kudufasha gusenga kandi tuyitegere ibiganza nta bindi twavuze n'amashimwe urakibuka gushima aho mururumba ntiwakwishima se wagize ngo iyo washimye ntabwo ugahana abakene iyo nibutse ko banguriye rero karuvati nanjye ndazifata nkazitanga hakibona no kuri kw'Imana cyane yemwe abanyamahoko baba baranga ntabwo munsi ngenda ku igare njye mu bisizi basaburinda Kinyanzovu Gasenyi njya Nyabirasi njya mu Cyondo n'igare navana igare ku Gisenyi nkarijyana igihinga none uyu munsi wa none naburishimwe n'ubutaro ubu bwarakeye niki kiguhagaritse umutima niki gituma uburishimwe kandi ufite ibihamya tega amaboko ubwira Imana ngo mbabarire kudashima ariko niteguye kugushima Mana turagushima akira icyubahiro n'ikuzo urakwiriye mwana isi no mu ijuru icyubahiro ni icyawe mwami ducishijwe bugufi no gukomera kwawe mwami tugushimiye ibyo wakoze tugushimiye ibyo wakoresheje ubwoko bwawe tugushimiye ibyo gikoresha ubwoko bwawe tugushimiye ibyo ukidukorera tugushimiye yuko mwami tugufite dufite byose
tugushimiye yuko ari wowe mahoro yacu, tugushimiye yuko ari wowe mbaraga zacu, tugushimiye yuko ari wowe byiringiro byacu, tugushimiye ko uri umutabazi, tugushimiye ko uhindura amateka, tugushimiye ko mwami na nyuma ya zeru urakora. Tuguhaye amashyi n'impundu kuko uri Imana itagereranwa, uri Imana ihambaye, uri Imana ikwiriye amashimwe yacu. Akoze mwana, iyo dusubije amaso inyuma, haba mu mibereho yacu, haba no mu itorero ryacu, turabona gukomera kwawe. Wabanye natwe mu bibaya, twihebye, ducitse intege. Mwami, ijambo ryawe riratwongorera ngo mwitinya kuko ndi kumwe namwe. Wabanye natwe ku misozi, igihe tugushimira nk'uko mwami uri kumwe natwe, kandi uzakomeza kubana natwe. Niyo mpamvu mwami tugushimiye. Ibyo tugiye kugutura byose mwami ni ibyawe, ni ibyawe mwami. Tugushimiye ineza wagiriye imiryango yacu, tugushimiye uko dukomeza no mu byago, tugushimiye ko no mu burwayi utadusiga, tugushimiye ko uri umukiza wacu, tugushimiye ko uri Imana nzima. Akira amaturo yacu na kimwe mu icumi bivuye mu mirimo wakoze. Tugushimiye ijambo ryawe riduhumurije, dukomeje kuri uyu munsi ritwibutsa kubaho ubuzima bugushima, tutagushimira uko bwakeye nuko twaramutse, ahubwo tugushimira ko tugufite, tugushimira ko waduhinduriye amateka, tugushimira ko ubu twabaye ubwoko bwawe, ubu ko turi abana bawe, ubu ko turi abaraganwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Akira mwami, akira ibyo tugutura, ukomeze ubikoreshe kuguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.